cya kiganiro cyanyu Fire Show, aho ngaho kuri Fire Show tukaba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye nk'uko muri kubibona. Kamere iburyo bwanjye watangiye mubwira ko iki kiganiro tubaye ikaze mu ngabo. Iruhande rwanjye hari undi musore w'umujene nawe twaguha umwanya kugira ukurikiye ikiganiro mu Rwanda. Migambi wowe watutse afite hirya turi n'undi musore nawe yatwibwira amazina yanjye nk'uko bamuzi Asimistizo abanishimiye abatumirwa bacu murababona akaba ari tugiye kubana muri kino kiganiro. Tukaba natangira mbabaza ese ko twumva pulapu ndetse tukaba turi kugenda tubibona hirya no hino duhereye kuri mugenzi wacu Yasine. Pulapu wowe iteguye gute? Ese mujya kuyitekereza mwumvaga igamije iki? Ese murumva ari iki abanyeshuri bazayitabira bazayungukiramo? ngewe ikintu cya mbere ni ukubanza gufata umwanya gushimira abantu bose turimo turategura ino gahunda kuko ni iby'agaciro kandi guhuza abantu aba ari ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu umuntu wese yapfa gukora gutyo. Rero ngewe ikintu nabwira abantu, abatumirwa bacu bose, abatuye bose bazagerere mu gihe ibintu byose biri ku murongo, gahunda igomba kugenda uko iri gupanga. Akoze cyane, mwumva yuko ari igikorwa cyiza cyane umuntu ashobora kungukiramo byinshi. Ese Migambi wowe watubwira iki ku bijyanye n'ibyo pulapu? Icyo navuga nyine boro zizaba ari imiti nyine urumva, ntabwo ari bya bindi by'imiganura, ibintu azaba ari felix kabisa. Ni guhuza urugwiro nyine, abajene tungana, abatubitaho gatoya nubwo atari benshi urumva, tugahuza tukamenyana gake neza. Nk'uko muri kugenda mubyumva rero ni igikorwa cyiza kandi buri wese yashyigikira. Tubaze mushiki wacu Olga, ese Olga mwebwe nk'abanyeshuri bashyashya mwumva yuko iyi pulapu hari icyo ishobora kubafasha? Mwumva bageze banyu barategura kugira ngo muhure muganire mumenyane musangire murye mwishime, ababyina babyine, byo kuganira ari byinshi. Wowe uruhare rwawe iyi pulapu bifata? Murakoze. Mu bijyanye no kuyifata ni nk'ikintu kizaduhuza n'abandi basanzwe bari hano bo batangiye imirimo yacu, tukamenyana, ukaba wigana n'abantu muziranye, uburyo niyo mwahurira mu nzira ukaba muziranye. Dushimire abatumirwa bacu dukomeza kwibutsa abakurikiye ikiganiro yuko pulapu ibaye ku nshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere ikaba yarabereye aho bita Godiyari isa nk'Umugara i Remera. Wari pulapu yagenze neza cyane, abayitabiriye barabyibuka ko harimo ibintu byinshi byo kwishimira. Abagiyeyo twarasangiye, twaranyweye, twarabyinnye, ariko nanone iyi mwaka yo ndabona ishobora kuzaba irenzeho, cyane cyane ko mbona yoroganije cyane ndabesha Yasine. Ibintu turi kuvuga ni ukuri kandi turashaka kubarira inshuti zanyu tuzibwiye baze ku bwinshi, ntabwo duhagaritse nta n'ubu bose twaganiriye. Rero gahunda yacu komeza ukurikirana gatanu kuri gatanu, naho buri muntu wese kandi tubahaye n'ikaze. Reka tubashimire nanone abatumirwa bacu twabaje kandi tubizeze yuko pulapu izagenda neza cyane, tubasezeranya yuko uza ntabwo ari itegeko kuko abaje bararyoherwa, utaje azayibona mu makuru. Kandi turabashimiye ko mwese muri tayari kuzaza. As usual, my name is Fire.